ntibabone n'icyago cyo mu mutima imbere. Uyu munsi ndaza kubabwira ibanga rituma Yeriko iriduka. Niki gituma Imana iridura cyangwa iritura Yeriko mu buryo bwihuse. Buri muntu afite Yeriko ye, buri muntu afite umusozi we. Nanje bahagaze imbere mfite wanje musozi, ariko hari ibanga rituma Yeriko iriduka. Ese muza makuru Dawudi yabwiye mudamu we, yaravuze ngo sheri reka nkubwira amakuru. Haleluya! Umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Imana ibaho umugisha. Reka mvuga impamvu zo guterana eshatu zitari zo navuze kare. Iya mbere, duterana kubwo kuramya Imana, kandi nicyo twaremewe. Nzanira umwana w'umuntu uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Narababwiye ngo njyewe nta kindi nkundira ubushumba nta kindi bwananunguye cyane. Ibyari bikwiriye kuba mfite nari mbyifitiye, ariko icyo ubushumba nshimira nuko igihe cyose nshaka kuvugira Imana mbona akanya. Haleluya! Icyo nimvuge ngo icyo barabizi. Nabonye bo muri universite hano, naho ni wanje muri hariya haruguru. Nabonye abasore bamwe hano bahari. Na iyo numva nshaka kuvuga njya no kuri universite ngasaba gatuti bakakamba nkavuga Yesu. Imana yacu mu yicyubahiro. Haleluya! Ibintu bine rero bitatu bituma duterana. Hanyuma nimvuga ijambo, nsome ijambo nihute cyane ndeke gufata umwanya. Ise wa ba Bizimana na ba Kayiranga Samuel, muramwibuka wa musaza wa kera yazagaza karondogora ngo reka ngo maze amasaha yitorero. Reka nanjye ndaza kumara amasaha yitorero. Muramwibuka nzakamwita Yoel, yazaga avuga ati ngiye kumara amasaha yitorero. Reka nanjye ngire vuba twinjire mu ijambo, ariko mumenye impamvu duterana kubwo kuramya Imana, ni nacyo twaremewe. Kabiri, duterana kubwo gukomezanya. Abantu badaterana ntibaza bakomera. Duterana kubwo gukomezanya. Indirimbo twaririmbaga muri Kongo yo kwakira abashitsi iravuga ngo kushirikiana kwa ndugu kunaturudisha mioyo. Ngo iyo abantu bateranye barakomezanya, abantu bagakomera. Bwira uwo mwicaranye ngo komera mwene data mushiki wacu, komera. Ikindi, duterana kubwo guhugurana. Kubana kwabo kwiza barahugurana, kubwo gukeburana. Abantu bakabwirana, wambaye nabi, washokoje nabi, ntiwamenye uko bambara utaduterana. Numvise ko nsoma Luka 7, reka nihute ndatinzeho, ariko mwakagombye n'uyu mwanya nawo bari byiza ko tumenya uko byagenze, tukamenya nayo makuru. Ibice 7 umurongo wa 2. Hariho umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari afite umugaragu wakunda cyane wari urwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru kumwinginga ngo amukirize umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhenda bati, ni umuntu ukwiriye kugirirwa cyo kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye.
Yesu ajana n'abageze bugufi y'inzu uwo mutware w'abasirikare amutumaho inshuti zati Nyagasani ndiwirushe kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanje nico gituma ntekereza ko bitankwiriye no kuza aho uri ubwanje ahubwo tegeka umugaragu wanje arakira kuko nanje ndi umuntu utwarwa n'abandi mfite n'abasirikare ntwara iyo mbwiye umwe nti genda aragenda nabwira undi ati ngwino akaza nabwira umugaragu wanje ati kora iki akagikora Yesu abyumvise aramutangarira ahindukirira abantu bamukurikiye bati ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habana mu Bisirayeli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga uwo mugaragu akise. Abantu bakunda gusoma kugira ngo ndeke gufata umwanya muze gusoma muri Mika 6:8. Abantu bakunda gusoma muze gusoma no muri Yesaya 57:15. Mushobora no gusoma mu Migani 22:4. Reka twinjire mu ijambo tuganiye. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana tuganiye. Yakoze cyane wadutereye igitero cyo kuritura Yeriko. Uyu munsi ndaza kubabwira ibanga rituma Yeriko iriduka. Niki gituma Imana iridura cyangwa iritura Yeriko mu buryo bwihuse. Ibanga ryo kuritura Yeriko. Twese turashaka ko Yeriko ziri imbere yacu ziriduka. Ariko hari ibanga rihambaye, ibanga rikomeye rituma dushobora kuritura Yeriko. Abantu bashaka ko Yeriko iriduka bazamura ibiganza. Buri muntu afite Yeriko ye, buri muntu afite umusozi we. Nanje bahagaze imbere mfite wanje musozi. Ariko hari ibanga rituma Yeriko iriduka. Hari amakuru y'umusirikare wari utwaye abandi basirikare. Umuyobozi w'ingabo uwo mugabo yarwajije umukozi we hanyuma aramuvuza biranga. Amaze kubona ko byanze ashaka yumva amakuru ya Yesu. Kandi uyu mugabo w'umugaba w'ingabo ntabwo yarakijije, ariko yaragira umwanya wo kubaza amakuru. Yumva amakuru ya Yesu ngo abwira abantu nimugende mumbwirire Yesu aze kunkiriza umurwayi. Yesu umurimo we kwari ugutabara, umurimo we kwari ukurengera abantu. Ako kanya ngo ahitavuga ati muze kunereka iwe tugende. Barajana bakigera hafi y'umugi, bakigera hafi y'inzu y'uwo mugaba w'ingabo, yohereza ngo inshuti ye ngo arazibwira ati mugende mumubwire ngo ntukorwe ngo urazi wanje, kuko ntiwabonaho winjira, ntiwabonaho ukwirwa, uri mugari, uri munini, ufite icyubahiro, ntiwakwirwa iwanje, kandi nanjye sinshobora kuzana n'uwo murwayi ngo muzane imbere yawe, ntibinkwiriye. Ariko icyonzi nimwumva ko kantu, icyonzi nuko ndategeka, ndayoborwa kandi nkayobora. Noneho ndayoborwa nkayobora. Iyo mbwiye umwe mu bonyobora ngo kora iki aragikora, namubwira ngo ngwino akaza. Nawe tegeka umugaragu wanje araba muzima. Amen. Ndashaka ngo duheraho icyo ngiye kuvuga. Ikirutura Yeriko ni uguca bugufi. Uyu mugabo yari umuntu ukomeye. Hari ibintu bitanu byarangaga uyu mugabo. Abantu bafite ibyo bintu bitanu ntibashobora guca bugufi. Mbarahiye ukuri, umuntu wo muri iki gihe afite izo karite eshanu. Ikarite ya mbere, yari umuntu ufite ubushobozi hejuru y'abandi ayobora. Mu Gifaransa biravuga ngo il avait l'autorité sur les autres.
icya kabiri nimuvuge ngo icya kabiri yayoboraga abantu yatsinze yari umuroma watsinze abisiraheli abicara hejuru kuyobora abantu watsinze usa n'uyobora abantu wambuye intwaro badafite 12 yayoboraga abantu yagize ate yatsinze il faisait l'armée d'occupation icya gatatu murimo murumvara icya gatatu yavugwaga neza mu bagabo bavugwaga neza abantu ese muzi ko kuvugwa neza nako kwica abantu kuvugwa neza kurabica buri aho kuvugwa neza simbashe kubijera navugwa nabi wenda bavuze nabi nawe ugenda witonda ariko kuvugwa neza bakagukomera amashi ntubashe kubijera narababwiye hari haruguru y'iwacu hari hafi ya brigade mu myaka ishize hari umukobwa abantu ngo bakamubwira ngo ni mwiza no wa mbere araruha nk'umudebiri akazagenda agira sorry I am sorry sorry ariko uyu mugabo nubwo bari baramubwiye ngo ni mwiza mukurikirane nubwo bari baravuze ngo ni mwiza ni umugabo mwiza akunda ubwoko bwacu ariko ibyo ntibyigeze bimucira ishati ngo atumurongo narimvuze yari afite ibintu bitanu bikurikira icya mbere yari afite ubushobozi hejuru y'abandi icya kabiri yayoboraga abo yatsinze icya gatatu yavugwaga neza icya kane yari afite cash agafaranga nimba hari ibintu bihenge ku muntu akagenda uko atarasanzwe agenda n'agafaranga uwo mugabo yara ikigaragaza ko yari afite amafaranga haleluya nuko bavuze ngo ntimurimo mwubakano mukabona umugabo akavuga ati muhagarare ndarangiza rwa rusengero abantu boza bamupfukamira ngo isinagogi yacu niwe wayitwubakiye mwasomye neza ariko uwo mugabo nubwo yari afite cash nubwo yavugwaga neza nubwo yayoboraga abo yatsinze nubwo yari afite ubushobozi hejuru y'abandi ariko yacaga bugufi ikindi irankaye yari yigitangaza yari umugabo w'ingabo niwe wayoboraga abandi basirikare bose ariko igitangaje agaca bugufi mu buryo butangaje guca bugufi kwamutumye Imana imukiriza umukozi njewe naratangaye n'uyu mugabo uwo murwayi ntabwo yari umwana we ntabwo yari n'umusirikare we yari umukozi abandi bantu iyo barwajije abakozi yakabona yagize ibyumweru 2 yamurihira itike ati bugiye nukira uzagaruke ariko uyu mugabo amen uyu mugabo yari igitangaza uyu mugabo we yaramurwajije araruha kenera ko Yesu amukorera igitangaza reka mbabwira amakuru uwo munsi amaze kuvuga akandi kantu kantangaje sinza gutinda kantangaje kandi kadakunda kuba ku bantu benshi simbabwiye ko ndi umushumba abashumba benshi iyo yafashe ibyemezo azavuga ngo igihe cyose ari nje ukiyobora ahangaha igihe cyose ari nje ukira umushumba ariko uwo mugabo akuvuga ko ayobora arabanza ko ayoborwa bakozi b'Imana mbere yuko utekereza kuyobora uzubanza utekereze kuyoborwa ndayoborwa saba abayobozi benshi baza bamenya ko bayoborwa ejo muzaba muri abayobozi n'ubundi murayobora mu buryo butandukanye ariko kugira ngo uzarambe muri ubwo buyobozi kugira ngo uzabutindemo ndakubwira ibanga nukuzubona iminsi yose haleluya iminsi yose ukaza wumva kuyoborwa
mbere yuko uwumva kuyobora uzubanza umenye kuyoborwa. Ayo makuru ko murayumva? Nimba ushaka ko Imana ikora ibihambaye, Yeriko yawe ikariduka. Hari ibintu biridura Yeriko bituma Yeriko iriduka, ni guca bugufi. Haleluya. Guca bugufi gusubida igutuma Imana. Uze gusoma abandika, nabonye ari bake, komeza wandike ma. Reka nkubwire mu Ngoma 34 umurongo wa 26 uraza gusanga Imana yari ivuze ko izagirira Abisiraheli nabi batoye igitabo cy'amategeko mu rusengero. Hanyuma umwami yabonye icyo gitabo ngo ararira, ashishimura imyenda, yambara ibigunira. Hanyuma aravuga ngo nimugende mushire Hirida umuhanuzi kazi, muze kumubwira agira icyo avuga kuri iki gitabo. Hirida aravuga ngo nukuri ibyo ibiri muri iki gitabo bizababaho, kuko mwimuye Imana muzafa nabi. Ngo ari kumwami, nimuvuge ngo ari kumwami. Ariko umwami we ntacyo azaba, ngo kuko akimara kubona igitabo ngo yashishibuye imyenda, ngo andirira imbere. Icyo cyonyine gusa muzamubwira ngo Imana izusaba ibintu binini. Icyo cyonyine kiravuga ngo kandi sinzohereza ibyagukiriho, nzarinda usange basogokuruza, mbone gufungura amapingu, mbone kohereza ibyago. Kubera ko wagize gute? Kubera ko washishimuye imyenda ukandirira imbere. Ariko ayo makuru murimo murayumva? Imana ntidusaba ibintu binini, Imana idusaba guca bugufi. Kandi ahara guca bugufi kukuzamura mu ntera mu buryo butangaje. Hariho umugore umwe w'umunyekananikazi, sifa zina Mungu. Uwo mugore w'umunyekananikazi yabwiye Yesu ati ndarwajije umwana, nyamuna ntabara. Yesu aramubwira ngo, Yesu nikaho yamwihoreye ngo mva imbere, natumwe mu ntama z'Isiraheli, nta mwanya mfite. Ariko wa mugore arakomeza mukira bugufi, nyamuneka umwana wanje ararembye. Yesu aramubwira ati biryo mfite sinabihibwa, n'iby'abana bo mu rugo ariko sinabihibwa. Muza makuru ya wa mugore aremera ati nukuri koko wavuze ukuri ndibwa. Atari kwa makuru mfite vuba nuko imbwa zigira uburenganzira kubuvungukira buguye hasi. Ntiyigeze avuga ati uranitibwa koko. Muzasome ngo ni koko ibyo uvuze nibyo ndibwa, ariko amakuru mfite sifa zina Mungu ngo ubuvungukira buguye hasi, imbwa zibigiraho uburenganzira. Yesu aravuga ati birahindutse, uyu mudamu ava mu bunyamahanga, ava kubibwa, abo mu muryango wa Ibrahim ako kanya. Duhe Yesu icyubahiro. Nimwumve ibintu bizamura abantu mu ntera. Uwo mugore yari yegereranijwe n'ibwa, ako kanya ataruka kubibwa, ataruka kuba umunyamahanga, aba uwo mu muryango wa Ibrahim. Duhe Yesu icyubahiro. Ni ijambo rito gusa, guca bugufi, guturera Imana gukora ibitangaza. Murimo murabyumva? Guca bugufi. Haleluya, 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 haleluya. Reka mbabwire amakuru. Kwibona ntabwo ni icyago cy'umutima. Ntabwo muzareba habe n'abantu badafite ibintu byinshi barirata. Njewe nkiba hano kera, hari umunsi nasabaga abadiyakoni ko nicaza abantu. Umunsi ntayoboye nanjye nkicaza abantu kugira ngo numve ko bimera. Nkabicaza. Nigeze kwicaza kuza kwimura umwana w'umukobwa, haje undi muntu aranga ngo banazindutse kare kubera uyu mwanya wanjye. Ndamwinginga, ariko ngiye kureba mbona yambaye kamba mbiri zidasa, ariko afite ubwibone bwo mu mutima. Nararushe ndamureka. Yanga kwimukira umukuru. Ubwibone ni icyago cyo mu mutima imbere. Amen.
ariko guca bugufi nasomye ngo ingororano z'abubaha Imana, ingororano z'abaca bugufi bakubaha Imana ngo nubugingo nubukire n'icyubahiro. Murumva sibyo dushaka se? Ariko guca bugufi egare ubugingo ubukire tibirangiye se. Guca bugufi, uyu mugabo Dawudi yari afite imitima itanu, sinyivuga yose ndavuga umwe gusa, imitima y'uburyo butanu, ariko umutima wo guca bugufi Mana ntuzawusuzugura. Muribuka umunsi akora danse isanduka yaje, aratera arabyina aradansa. Madamu ntiyari yaje muri icyo kintu. Madamu yari yasibye ngo yamurungurukiye mu idirisha niba muzamusoma. Hanyuma aza kumubwira amakuru ati monsieur mutware wikoraga ibiki imbere y'abaturage? Imbere y'abaturage wikoraga iki? Burya wikoraga ibiki? Wagiraga ngo sinakubonye. Bibiliya imwe zivuga ngo umwenda urabeyuka. Cyagiye mu bubyutse bwa rubonobono hari umukecuru umwe wakubise aranezerwa, igitenge kiratibuka ngo baze kucyambika, ati mundeke, ati na Dawudi igitenge cyaratibutse. Ariko iyo dusoma theology ntabwo bavuga ko kubeyuka, babivuga ko ari ukudepasa. Ushobora no kutabeyura ariko hari ukuntu umuntu azanezerwa agatakaza nka equilibre, ugasa n'uwatakaje ubwenge. Ntabwo muri theology cyane bavuga kubeyuka kumwenda, ahubwo bavuga ko yari yabaye nk'umusazi kubera isanduka ry'inzu y'Imana. Ese muza makuru Dawudi yabwiye mudamu we, yaravuze ngo sheri reka nkubwire amakuru. Haleluya! Reka nkubwire amakuru, aka gatuti nicayeho nagahawe no guca bugufi, kandi kwishyira hejuru niko kwakwambuye so. Nanje guca bugufi kumpaka gatuti. Sifa zina Mungu, haleluya. Guca bugufi kuduha gatuti, kandi kwishyira hejuru kwambura abantu agatuti. Ariko aza kuvuga kandi kantu, reka mbabwira kandi kantu yavuze ati reka nkubwire mada, reka nkubwire sheri, nzakomeza guca bugufi. Ntugire ngo ni none, nzakomeza guca bugufi. Wari wabona nca bugufi, ngiye guca bugufi. Indirimbo Nyota ya Alfajiri ziririmba ngo iminsi yanjye nsigaranye ngo nzoza ngenda niyoroheje. Sifa zina Mungu. Iminsi yanjye nsigaranye ni indirimbo ya Ezekiya amaze kurokoka, amaze kongererwa imyaka, yaririmbye indirimbo ngo iminsi yanjye nsigaranye Mana uzumfaca ngende nicishiye bugufi. Zamura Yesu ibiganza. Umva mada, umva ko Dawudi yabwiye umufasha we ngo reka nkubwire, nafashe umushinga wo guca bugufi, kandi umva kandi ndikizabuza ababaje uvuga kuntinya. Nzakomeza nce bugufi, nzakomeza mbe nsuzugurwa, ariko icyo ndikizabuza ababaje kunubaha. Nigeze gukorana n'umwarimu umwe ntavuze izina, yazaga haguruka yafatanyije amenyo kandi ekeraho mutamumenye, akavuga ngo muze mutwubaha we, ngo mwagiye mutwubahara. Ubwo se nibwo batwubashe wa mugani. Iminsi yanjye nsigaranye Mana, yo nzoza nca bugufi. Hari ibintu byinshi Imana ishobora gukora kubera ko waciye bugufi. Cya bugufi uri munsi yo kuboko gukomeye ku Imana kugira ngo ubone kuzazamurwa. Nyenyekeeni chini ya mkono ulio hodari wa Mungu ili upate kukwezwa. Yo cya bugufi torero nibanga rikomeye abantu batazi. Umuntu umwe yaravuze aravuga ngo nubona ngo inzira yo kuzamuka no kumanuka. Mwabibonye?
revera wabibonye inzira yo kuzamuka nuba n'umuntu arimo aramanuka aciye bugufi agenda gutya ntukamurebere hari uzamurebere hejuru nawe inzira yo kuzamuka egari kumanuka nuba n'umuntu arimo arazamuka umubwira ati urazamuka ntuzabitindamo ati ntabwo bizatinda uzamutse vuba cyane ko mutanezerwa aho niho hari ibanga hari indirimbo y'igiswahili kiriye hakurya muri Tanzania ntabwo mwakimenya yeye ajishushaye atakwezwa naye ajikwezaye atashushwa muvuge ngo atashushwa alo komera Yesu amashyi cyane haleluya haleluya reka mbabwire iyi ni message iri ni ibanga bituma Imana ikora ibitangaza Imana reka mbabwire Joseline n'umuvuga butumwa mwiza reka ngubwire ikindi kintu muracyumva neza kankibabwire mbegereye ariko hari ani sawa haleluya Imana ishobora kuvuga mu gitondo ikavuga ngo Danieli nimubona ntamwishe uyu munsi saa 6 arafa ikirahira ati nimubona ntamwishe muzagire ngo sindi Imana saa 6 Danieli arafa icyo gihe ni saa 4 Danieli akabimenya akagenda akambara ibigunira byaza kugeza saa 6 za kugeraho wa wundi wavuze ngo arapfa akongera akavuga ngo rata Samuel ntagipfuye ikintu gituma Imana ivuga ngo rata nuguca bugufi abi Imana yabwiye ngo barapfuye muhumure izivuga ngo rata ntagipfuye rata ni Kinyarwanda cyiza icyo nakuriyemo twebwe ndiyo tuvuga ngo rata bavuga ngo mushana ntagipfuye rata Imana izivuga ngo rata yigeze kubwira umugabo umwe iravuga ngo ndakwica tu wa mugabo ngo yambara ibigunira Imana iravuga ngo rata muvuge ngo rata iravuga ngo rata ntugipfuye ibyo byago ndabisubitse reka mbirindize umuhungu wawe uwo muhungu wawe nawe naza kwambara ibigunira biraja kumwuzukuru umwuzukuru na yambara ibigunira biraja kumwuzukuruza umwuzukuruza ni yambara ibigunira biraja kwibuye komera Yesu amashyi cyane reka mbabwire torero nta kindi gituma Imana ivuga ngo rata aba yabwiye ngo rata ni benshi ngo ni bande nigeze ndahirira mu Baheburayo muze kwasoma 3:18 ni bande nigeze ndahirira ko batazinjira mu buruhukiro ngo tubona ko batazinjira kubera ko batizeye Abaheburayo 3:18 aho abo yarahiriye ngo batazinjira sabo yari yarahiriye ko bazinjira se kandi muvuge ngo none Elizarabizi icyo kirundi ngo none haleluya reka mbabwire Imana izivuga ngo rata Imana yacu izivuga ngo rata abahanuzi badahanura neza ntibaza batanga la voix de sortie urumva Josie baza bavuga ngo urapfuye izanywe guhana no guhora ngarumva abahanuzi aho igakinga imiryango n'amadirisha ikagutwikira mu nzu ntusohoke mbega ubuhanuzi ariko Imana izivuga ngo rata ni wihana ni wisubiraho ubwo nibwo buhanuzi ikavuga ibyago bigiye kukubaho ariko igatanga n'inzira ni wihana nubivamo ndi Imana yera sinagumana uburakari sinagumana umujinya ariko abantu banje iyo baciye bugufi cha bugufi uri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo Imana nimuza gusoma muri Yesaya 57:15 ngo sinagumana uburakari
ngo kuko imyuka naremye nayimara ariko izirinda ko tuvuga ngo Mana mbabarira Mana. Hariho amagambo atatu azanyeganyeza ijuru. Amagambo angahe? Reka nyavuge nirekere. Amagambo atatu atuma ijuru rinyeganyega. Amagambo atatu atuma ijuru rinyeganyega. Ijambo rya mbere riravuga ngo mbabarira Mana. Iryo ni ijambo mwari mwabona amazu y'Ikanombe menshi arasaduka kubera indege. Ijambo risatura ijuru. Iyo uvuga ngo mbabarira Mana ndi umunyabyaha, risatura ijuru. Imana ntishobora kugira ikindi gikorwa ikora igihe urimo uvuga ngo mbabarira. Korari ubumwe y'Igikondo igira indirimbo ivuga ngo mbabarira 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 Yesu sinzongera, mbabarira mbabarira ibyaha nakoze byose sinzongera. Ni korari y'ubumwe y'Igikondo nigeze kuyitaramira kera baririmba ko kandi mbabarira. Ijambo rya kabiri rinyeganyeza ijuru nigihe uvuga ngo Mana duha umwuka wera. Yo mwuka wera turamukeneye. Ijambo rya gatatu ese muracyari ko mubyumvara rahira. Haleluya. Naruse muza munyigisho musakuza ubu hari gatengansha ifite abantu bamaze bamacuwa bafite maturité. Abiwacu baricecekera. Bakwicecekera ukisaranga bakakureba. Ariko baba barimo bumva barumva buri. Haleluya 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 haleluya. Ijambo rya gatatu rinyeganyeza ijuru. Wohereza abakozi mu murima wawe. Uwatume watenda kazi. Ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake. Turasaba nyiri ibisarurwa ngo wohereza abakozi mu murima. Ibyo bituma Imana itabasha guhuga.